Tebyaye. Makuru y'imezi. Njye birantunguye kubona umugabo asohoka kuriya nta n'ikintu avuze. Uriya niko tumutunze niko yimereye. Ni kuriya rwose ntazagira ikintu na kimwe agutunguraho. Ibyo ubonye nibyo bike. Nyamara hari ukundi kuntu wabigenza. Wamugira ku muvuzi gakondo. Ese ubwo wandangiye se? Ndemakurangira. Rwose urabona umugabo wanjye rwose umva yarananiye ajya mu bagore njye ntanyiteho nibyo nashakaga nyine nari gufata umuti. We ntabwo ujya mu bagabo uvuze ngo ndi kwibona oya nuko ntabwo njya mbeshya akira soma abantu baza bakuranga uko nawe ujya mu bagabo rwose njyayo gake rwose. Uvuze ngo yore azajya ataha yishimye nambaze niyo ngiye cyangwa iyo ngiye. urashaka kumuzirika muri kwezi urashaka kumuzirika wagiye kumufuna kwa makuru wica mu bwonko abo wawe ku buryo utazigera wongera oya n'umuvuna amaguru ari kumuma abo wanjye abo wawe. Yesu we ugiye kujya uyu nguyu urabifata neza haye mite ubusatsi bwose wajyama bakurambere uyu nguyu ujya ukoraho gake uvuze ngo ukamuye mu biryo kandi mujye musangira ujye umurindira akangaka ujye umurindira kwambara agiye kujyana nubura ubwenge uzabikoresha nabi. urakoze rwose. ugiye kugenda uzagaruka nanjye nshimiye yambwiye ko ujya mu bagabo. Yesu we uzansange mu rugo iwanjye. haguruka wanshinze we haguruka genda bakurambere amakuru yawe se ndabona ukeye nibwo no mbega iguma mana we ase nk'ibi bintu baba bikwiye ndasekeje nta bintu byinshi ndatuje nyine ubundi bisura ku maso
byabura. kubura nta kintu mubonamo mwe Nyine urabyumva nawe ntabwo byabura. Nimugoroba hano nabonye akazi maze kukabona nyine kuba umugabo birananira kumutegura arankakira nababaye njye ni nko gukosa ahubwo urabeshya ese wazanyigishije urashaka kumwigisha yego pe tugere ngiye kwe kurya babikora agashwingi